Paul Kagame ari kumwe n'inshuti ye bafashe umwanya bajya kureba Jeannette Kagame aho yakoreraga. Bahageze Kagame n'umuntu wari uri kumwe nawe bavuze ko bari bahaciye bisanzwe kumuramutsa. Bari barimo bihitira bisanzwe, ariko iyo yari impamvu y'urwitwazo kuko rwose impamvu nyamukuru kandi ya nyayo Paul Kagame yaraje aho ngaho kwari kwirebera umukobwa w'uburanga butangaje kandi bw'akataraboneka bari baramubwiye. Ndetse iyo niyo nshuro ya mbere Paul Kagame na Jeannette Kagame bari bahuye barebana amaso ku yandi. Bombi nta n'umwe wari uzi ko mu myaka irenga 10 yari igiye kuzakurikiraho umwe yari kuzaba perezida wa repubulika, undi akaba first lady iruhande rw'aho ngaho. Stephen Kayenza mu gitabo cye yise Thousand Hills the Rwanda's Birth and the Man Who Dreamed It, muri chapitre yagarutse ku nkuru y'urukundo rwa perezida n'umufasha we Madame Jeannette Kagame. Kuri Jeannette Kagame ntabwo byari ibintu bisanzwe nk'uko nabibabwiye. Paul Kagame hose mu mpunzi yarazwi nk'umwe mu bantu bari imbere mu mushinga wo kuzacyura abanyarwanda bari baraheze ishyanga, yari umusitari bidasanzwe. Rero kuri Jeannette Kagame ibi byari byihariye ukwabyo. Jeannette Kagame mu rugwiro ntagererana rw'abanyarwandakazi yasabye Paul Kagame n'inshuti ye ko bajyana mu rugo gufata ifunguro kuko baza kumureba hari mu gihe cya saa sita. Murumva ko igihe cyo gufata ifunguro rya saa sita cyari kigeze, ariko Paul Kagame yarabyanze avuga ko rwose ari kwihuta. Ariko ngo kuri Kagame kwari urwitwazo. Jeannette Kagame nawe yakomeje gusaba kandi akomeje rwose ko bajyana, amubwira ko niba adashaka gufata ifunguro noneho yamwemerera akamuha amata. Paul Kagame yageze ahava ku izima yemera kunywa amata. Stephen Kayenza kuri iyi ngingo yaranditse ati iyi ni imwe muri couple y'abanyarwanda yatangiriye umubano n'urukundo rwayo ku kirahure cy'amata. Ndetse chapitre yanditsemo inkuru y'urukundo rw'aba bombi yayise ikirahure cy'amata, glass of milk. Kenshi cyane kandi kenshi mu bikorwa byinshi uzabonamo perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, iruhande rwe haba hari umufasha we Madame Jeannette Kagame. Ndetse uzababona kenshi ari bonyine batambuka baganira ndetse bakananyuzamo bagaseka. Ndetse n'amafoto yabo y'agatangaza benshi tuyagendana muri telefoni zacu. N'ubu mbivuga wasanga uri kubitekereza. Ku rubyiruko rutarashaka n'inzozi kuri bo kuzagira umuryango nk'uwabo, ndetse yewe n'abubatsi bawufashe nk'icyitegererezo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndetse yewe benshi mu banyarwanda uzumva babita amazina atandukanye by'umwihariko ko aba ari ababyeyi. Kandi bitari rimwe inshuro nyinshi uzumva abanyarwanda bagira bati Perezida Paul Kagame n'umufasha we baraberanye. Abanyarwanda barabakunda si ibanga. Ariko nanone nubwo babakunda si benshi cyane bazi ko uyu muryango w'agatangaza wakoreye byinshi u Rwanda wahuye. Ndetse iyi ngingo niyo ngiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndagusaba kwiyandikisha kuri iyi channel, ukora subscribe, ugakora ku kazogera kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byose tugutegurira hano, ndetse wibuke no gukora like kugira ngo iki kiganiro kigere kuri benshi. Muri iki kiganiro turifashisha ibitabo byanditswe kuri Perezida Paul Kagame, harimo icyitwa Thousand Hills the Rwanda's Birth and the Man Who Dreamed It. Ni igitabo cyanditswe n'uwitwa Stephen Kayenza. Harimo n'ikindi cyitwa Kagame with the Conversations President of Rwanda. Iki cyo cyanditswe na François Soda. Iyi ni Love and Life Rwanda. Mbahaye ikaze. Mu mwaka w'1988 Paul Kagame yaramaze kuzuza imyaka 30 y'amavuko, kandi hafi imyaka 9 yose yari ayimaze ahugiye mu mushinga w'agatangazo wo kubohora u Rwanda. Byasaga naho we atanitekerezagaho, ariko uko byagenda kose igihe kirakwibutse. Nawe yageze aho rero abona ko ari ngombwa kutaba wenyine, ko yari akeneye umufasha. Abona neza ko yari akeneye gushinga umuryango akagira abana nk'uko nka benshi mu rungano rwe bari bamaze kubigeraho. Ubwo nyine kuva icyo gihe ku mushinga wo kubohora u Rwanda yongeyeho undi mushinga w'akataraboneka wagombaga gukorwa byihuse, ari wo gushaka umufasha bagombaga kubana. Nk'uko byari mu muco w'abanyarwanda muri ibyo bihe, Paul Kagame nawe yatangiye gushaka umukobwa mwiza wari kuba umubereye, maze yifashisha abantu ba hafi bo mu muryango we kugira ngo bamurangire umukobwa umukwiye wari kuzaba umubyeyi w'abana be. Umwe mu bantu bari bafitanye isano na Kagame bya hafi cyane wari umugore, kuko Stephen Kayenza mu gitabo cye yamwise she, bivuga igitsina gore. Yabwiye Kagame ko hari umwana w'umukobwa w'uburanga bw'agatangaza w'umunyarwandakazi nawe wari waravukiye mu gihugu cy'u Burundi aho ababyeyi be bari barahungiye.
Uyu mukobwa yari yarize ndetse akiri mutoya rwose. Uyu muntu wabwiraga Paul Kagame yamubwiraga ko rwose uwo mukobwa yaba umufasha mwiza kuri we. Uyu baganiragaho nta wundi ni Jeannette Kagame. Paul Kagame yatangiye gushakisha amakuru yose kuri uyu mukobwa. Murabyibuka ko yari n'umwe mu bayobozi bakuru mu nzego z'iperereza za gisirikare muri Uganda. Rero gushakisha amakuru y'umuntu uwo ari we wese yifuzaga ntabwo byari kumugora. Kuri we byari nk'ubufindo, byari byoroshye cyane. Abahungu be b'abatasi ku makuru bamuhaye nuko Jeannette Kagame yari asigaye aba muri Kenya, aho yari yarabonye akazi muri icyo gihugu. Mu buryo bwihuse Paul Kagame yafashe umwanzuro wo kujya kumureba muri Kenya. Ariko kujyayo ntabwo byari bisanzwe nk'uko biba ku musore uwo ari we wese ugiye kureba umukobwa bashobora kubana. Kuri Kagame gukora ibi byarimo kwitonda kwinshi no kwigengesera kudasanzwe cyane, kuko yari umuyobozi w'inzego z'iperereza muri Uganda. Rero ubutegetsi bwa Kenya iyo bumenya ko umuyobozi w'iperereza muri Uganda ku rugero rwa Paul Kagame yariyo butabizi, cyari kuba ikibazo gikomeye cyane, kuko muri ibyo bihe nta n'umwe wari kwiyumvisha ko umutasi kabuhariwe nk'uwo nguwo yari kuba ari muri Kenya kwirebera umukobwa yifuzaga ko yazamubera umufasha. Ntibyari gushoboka rwose. Ndetse muri ibyo bihe umubano wa Uganda na Kenya ntiwari wifashe neza. Ariko nanone kujya muri Kenya Paul Kagame nk'umuntu ku giti cye yagombaga kubikora, kuko byari ingenzi kuri we no ku buzima bwe bw'ahazaza. Ku rundi ruhande Jeannette Kagame nawe wari waravutse mu mwaka w'1962 ntabwo yari ubonetse wese, kuko uretse kuba se umubyara yari yarahoze ari umusushefu mu Rwanda mbere yo guhunga, yari yaranabaye igihe kirekire mu matsinda n'ubundi y'Abanyarwanda yigaga ibijyanye no kuririmba ndetse no kubyina bijyanye n'umuco w'Abanyarwanda. Kandi kimwe n'abandi benshi bo mu rungano rwe muri Afurika yose, Jeannette Kagame nawe yari umuntu ushyigikiye ibitekerezo n'amatwara byo kwishyura ukizana byigishijwe igihe kirekire n'abantu nka Che Guevara na Martin Luther King Jr. Ndetse imyaka 2 mbere y'uko ahura na Paul Kagame ku nshuro ye ya mbere mu buzima bwe yari yaraje mu Rwanda, aho yari ari kumwe n'abantu bo mu muryango we. Ariko yari yarahavuye arahiye kutazongera kuhagaruka kubera uburyo yabonaga ivangura n'itotezwa byari bihari, by'umwihariko ku Batutsi. Ariko igitekerezo atari afiteho amakuru na makeya nuko umusore wari ugiye kuza kumureba yari umwe mu b'imbere cyane mu bari bageze ku mushinga wo kuzahagarika ibyo byose. Kandi nanone bishingiye kuri iyi ngingo, Paul Kagame yari azwi hose mu mpunzi z'Abanyarwanda, yari icyamamare bitavugwa. Kagame rero bose bari bazi, kuva ku muto kugera ku mukuru, niwe wari uje kureba Jeannette Kagame. Paul Kagame byihuse yahise ajya mu gihugu cya Kenya. Amaze kugera mu mugwa wa Kenya mu mujyi wa Nairobi, yari ahafite umwe mu nshuti ze wari uzi neza Jeannette Kagame. Uyu rero niwe wari ugiye kumufasha serivisi y'agatangaza yo kumugeza ku muntu wari ugiye kuzaba urukundo rw'ubuzima bwe bwose mu bihe byari bigiye kuzakurikiraho. Paul Kagame ari kumwe n'inshuti ye bafashe umwanya bajya kureba Jeannette Kagame aho yakoreraga. Bahageze Kagame n'umuntu wari uri kumwe nawe bavuze ko bari bahaciye bisanzwe kumuramutsa, bari barimo bihitira bisanzwe. Ariko iyo yari impamvu y'urwitwazo, kuko rwose impamvu nyamukuru kandi ya nyayo Paul Kagame yaraje aho ngaho kwari kwirebera umukobwa w'uburanga butangaje kandi bw'akataraboneka bari baramubwiye. Ndetse iyo niyo nshuro ya mbere Paul Kagame na Jeannette Kagame bari bahuye barebana amaso ku yandi. Bombi nta n'umwe wari uzi ko mu myaka irenga 10 yari igiye kuzakurikiraho umwe yari kuzaba Perezida wa Repubulika, undi akaba First Lady iruhande rw'aho ngaho. Stephen Kayenza mu gitabo cye yise Thousand Hills, The One and the Deaf and the Man Who Dreamed It, muri chapitre yagarutse ku nkuru y'urukundo rwa Perezida n'umufasha we Madame Jeannette Kagame. Kuri Jeannette Kagame ntago byari ibintu bisanzwe nk'uko nabibabwiye. Paul Kagame hose mu bunzi yarazwi nk'umwe mu bantu bari imbere mu mushinga wo kuzacyura Abanyarwanda bari baraheze ishyanga. Yari umusitari bidasanzwe. Rero kuri Jeannette Kagame ibi byari byihariye ukwabyo. Jeannette Kagame mu rugero ntagererana rw'Abanyarwandakazi yasabye Paul Kagame n'inshuti ye ko bajyana mu rugo gufata ifunguro, kuko baza kumureba hari mu gihe cya saa sita. Murumva ko igihe cyo gufata ifunguro rya saa sita cyari kigeze. Ariko Paul Kagame yarabyanze, avuga ko rwose ari kwihuta. Ariko ngo kuri Kagame rwari urwitwazo. Jeannette Kagame nawe yakomeje gusaba kandi akomeje rwose ko bajyana, amubwira ko niba adashaka gufata ifunguro noneho yamwemerera akamuha amata. Paul Kagame yageze ahava ku izima maze yemera kunywa amata. Stephen Kayenza kuri iyi ngingo yaranditse ati, iyi ni imwe muri couple y'Abanyarwanda yatangiriye umubano n'urukundo rwayo ku kirahure cy'amata.
ndetse chapitre yanditsemo iyi nkuru y'urukundo rw'aba bombi yayise ikirahure cy'amata, glass of milk. Paul Kagame icyo gihe ndetse n'imyaka yakurikiyeho yakomeje kwemeza ko Jeannette Kagame nta gitekerezo yari afite cy'impamvu yari yaje muri Kenya, ariko nk'uko byanditswe na Stephen Kayenza ngo mu by'ukuri hari uwari wariyakara Jeannette Kagame amubwira ko ari we mpamvu iruta izindi zose yari yatumye Paul Kagame aza muri Kenya. Rero Paul Kagame wari ufite n'impungenge nyinshi z'akazi yakoraga, amaze kubona Jeannette Kagame yahise yihuta asubira muri Uganda. Nyuma rero aba bombi bakomeje ibiganiro byabo kuri telefone ndetse n'umubano wabo utangira ubwo. Mu biganiro byabo nibwo Paul Kagame yabwiye Jeannette Kagame ko byari ikibazo kugaruka muri Kenya ku mutekano wabo, noneho amusaba ko mu buryo bworoshye Jeannette Kagame ari we wazaza muri Uganda, undi nawe arabyemera aza muri Uganda. Iki gihe rero nibwo hagati yabo ikibatsi cy'urukundo cyagurumanye bigaragara, noneho ibintu babigeza ku yindi ntera yo kwemeranya kubana by'iteka ryose, maze babimenyesha inshuti n'imiryango ndetse n'abari babizi bose mu bukwe bw'agatangaza bwabaye tariki ya 10 z'ukwa gatandatu umwaka wa 1989. Uyu munsi tuvugana uyu muryango wa Paul Kagame na Jeannette Kagame aba bombi bamaze imyaka 36 babana. Muri icyo gihe cyose bombi babana babashije kubyarana abana 4 barimo imfura yabo yitwa Ivan Kagame, umukobwa umukurikira witwa Ange Kagame, umuhungu ukurikiraho witwa Ian Kagame ndetse n'umuhererezi wabo w'umuhungu witwa Brian Kagame, ndetse kugeza ubu banafite abuzukuru 2 b'umwana w'umukobwa wabo Ange Kagame. Urukundo rw'aba bombi ni imwe mu nkuru z'agatangaza zaranze ubuzima bwihariye bwa Perezida Paul Kagame, kandi abangaba bombi Paul Kagame mu rugendo rw'agatangaza rwo kubohora no kubaka u Rwanda, umufasha we yamubaye iruhande ubuzima bwe bwose nk'umujyanama kurusha abandi. Ndetse kandi Jeannette Kagame nawe biciye muri byinshi mu buryo budasubirwaho, nawe yubatse umuryango nyarwanda bivuye muri gahunda zitandukanye yatangije izindi akanaziyobora. Aha nkibivuga wasanga nawe uhise utekereza umuryango yashinze ndetse anabereye umuyobozi mukuru, Imbuto Foundation, n'uruhare rwawo rw'agatangaza wagize mu bikorwa bitandukanye, harimo guhangana n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi, kurwanya virusi itera sida, guteza imbere uburinganire hagati y'abagabo n'abagore, ndetse n'ibindi byinshi ntarondora ngo mbirangize muri iki kiganiro. Ndetse kandi Jeannette Kagame yashinze umuryango wa Unity Club Intwara Rumuri, umuryango ubarizwamo abari n'abahoze muri guverinoma y'u Rwanda ndetse n'abafasha babo bazwi cyane muri gahunda zitandukanye ziteza imbere u Rwanda, by'umwihariko gahunda ya Ndi Umunyarwanda no gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ndetse rwose vuba aha ngaha murabyibuka ko uyu muryango wizihije isabukuru y'imyaka 25 maze ushinzwe, aha hari mu mwaka wa 2021. Ibi byose aba bombi bagezeho, wongeyeho kuba ikigero n'icyitegererezo ku Banyarwanda b'ingeri zose, kuva ku bantu bakuru kugeza ku batoya. Byose byatangiranye n'iyi nkuru yihariye ngarutseho mu kiganiro. Uku niko Paul Kagame na Jeannette Kagame bahuye ndetse biyemeza urugendo rw'ubuzima kugeza aka kanya tuvugana. Kenshi cyane kandi kenshi mu bikorwa byinshi, aho uzabona Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, iruhande rwe haba hari umufasha we Madame Jeannette Kagame, ndetse uzababona kenshi ari bonyine batambuka baganira ndetse bakanyuzamo bagaseka, ndetse n'amafoto yabo y'agatangaza benshi tuyagendana muri telefoni zacu. N'ubu mbivuga wasanga uri kubitekereza. Urubyiruko rutarashaka ni inzozi kuri bo kuzagira umuryango nk'uwabo, ndetse yewe n'abubatse bawufashe nk'icyitegererezo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ndetse yewe benshi mu Banyarwanda uzumva babita amazina atandukanye, by'umwihariko ko aba ari ababyeyi. Kandi bitari rimwe inshuro nyinshi uzumva Abanyarwanda bagira bati Perezida Paul Kagame n'umufasha we baraberanye, Abanyarwanda barabakunda si ibanga. Turagushimira wowe udahwema kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi dusaba wowe ubonye bwa mbere iki kiganiro gukora subscribe, like ndetse na comment. Kandi rwose nimba wifuza kujya ubana natwe muri ibi biganiro, urasabwa kwiyandikisha kuri iyi channel kugira ngo uzajye uhora ubana natwe mu biganiro byacu tugutegurira. Ukora subscribe naho ubutaha.